Marshal twararebanye mbonye natungurwa ndetse abanza guhagarara hamwe nk'uwabuze amajyo. Yaransuhuje ubundi abaza nyina aho bamvanye, nyina amubaza niba hari aho yaba nzi, arya iminwa. Nanjye naceceka sinavuga. Ageze aho yarambwiye ngo dusohoke tujye hanze, ariko se arabyanga avuga ko atakizera umuhungu we, bityo ko ntacyo ashaka ko tuganira mu muhezo. Nabonye ko byaba banyurushije bose bibaza aho njye na Marshal tuziranye. Ngeze aho ndabasobanurira mbabwira byose uko byagenze naho nahuriye na Marshal. Se byanamubabaje cyane kumva ko umwana wabo ari umwe mu banteje ibibazo byabuze gato ngo bimviremo urupfu. Uwo mugabo yansabye imbabazi mu mwanya w'umuhungu wabo. Ubwo badusabye ko twajya kuryama, ariko Marshal ansaba ko nabanza kuguma aho ngaho tukabanza kuganira. Yansabye imbabazi ambwira ko ibyo yakoze byo kunshinja ari byo Bertin yamushutse, kubera ko yajyaga amukoresha mu buryo butemewe n'amategeko atabizi. Marshal ngo yari azi gutwara moto, nuko Bertin akajya akodesha moto ngo bajye gutembera. Bagera ahantu runaka ngo akamubwira ngo namutegereze, akagenda akiba ibintu akabizana akamutwara, ariko Marshal atabizi. Ku munsi twafatwagaho rero ngo Bertin yamwigishije ibyo bagomba kumbeshya bakigira nk'aho bafite akazi keza, kandi n'ibyo kunshinja byose ngo bari babipanze, ariko ngo ntabwo Marshal yari azi ko byageraho gufungwa. Yambwiye ko nawe nyuma y'iperereza rya polisi byagaragaye ko yakoreshejwe atabigizemo uruhare. Yambwiye ko polisi irimo guhiga Bertin nawe ubwo itaramubona. Marshal naramubabariye nuko tujya kuryama. Bukeye se wa Marshal dusaba ko twakwitegura akagira ahantu atujyana. Twarabyose turitegura, ubwo nta n'imyenda nagiraga Marshal yagombaga kuntiziye. Se wa Marshal yadushyize mu modoka turagenda. Ubwo yari atujyanye aho akorera mu ruganda rwe. Uwo mugabo yambajije niba narize, musubiza ko narangije amashuri 6 yisumbuye. Mubwiye ibyo nize, abanza kujya kubaza umunyamabanga we ko nta kazi bambonera. Babanza kubiganiraho bageze aho bumvikana ko nagaruka ku munsi ukurikiyeho. Tuvuye aho se wa Marshal yatujyanye mu mujyi, abanza kungurira telefone, amara andi mafaranga ngo yo kuba nifashisha. Nkibona telefone nahise nshyiramo nimero za wa mucuti wanjye wo mu cyaro, umuhamagare mubaza amakuru y'iwacu. Nawe abanza kumbaza byinshi ku byo mvugwaho, ariko musobanurira amubwira ko ndengana. Yampaye amakuru rero ambwira ko Bertin yategetse iwacu kugurisha aho batuye hose, kubera ko ngo yababoneye ahantu umuntu ashora amafaranga kunguka miliyoni mu cyumweru. Kandi yambwiye ko akurikije ukuntu abibona, Bertin agamije guteka imitwe ngo arye rubanda twabo. Nkumbuye amakuru y'uko Bertin ashaka kwiba ababyeyi banjye, nafashe umwanzuro wo gushaka uko nataha. Ngo nafashe urugendo nsubira iwacu ngo ndebe ko hari uburyo nahagarikamo Bertin. Nageze iwacu nka saa 6, noneho ntabwo nari ngitinya. Ngezeyo nsanga mama yicaye mu marembo yifashe amapfubyi. Ambonye abanza kwishima cyane ngo yari yarabaririje aho nagiye byaramuyobeye. Yambwiye n'agahinda kenshi ko yagerageje guhagarika papa ngo ntagurishe, ariko akamubera ibamba. Ubwo nagiye mu rugo ngo mvugane na papa, hageze abanza kwirakaza bimwe bya kera, ariko ubwo nanjye ntabwo nari nkigira. Naramuretse avuga ibyo ashaka. Ageze aho yemera ko tuganira, yumvisha ko Bertin atari umuntu mwiza, babwira uko yamfungishije agacika, akaza kumbeshyira mu cyaro, nuko polisi irimo kumuhiga. Papa ageze aho arabyumva, amaze kubyumva tumize Bertin ngo aze mu rugo. Bertin yaraje ariko ntabwo yari azi ko mpari. Mbonye nawe yaguye mu kantu kuko yari azi ko mfunze, kandi ashobora kuba yari yarapanze ko ntateze kuzafungurwa. Yihagazeho ariko yigira nkaho nta cyabaye, mbona ko nta mutima umucira urubanza afite. Papa yatangiye kumubwira ko ibyo bapangaga ko agiye kugurisha isambu y'amafaranga bakayashora muri business yunguka miliyoni mu cyumweru yabivuyemo. Kubwo yashaka aho yakora ayo mafaranga cyangwa akareba undi bakorana ariko utari papa. Bertin abyumvishe yatangiye kumvisha papa ko arimo kwitesha amahirwe, mbese asa nkaho amufitiye impuhwe, ariko papa mubera ibamba. Bertin abonye ko nta mikino ihari yararakaye cyane, avuga ko bitarangirira aho kubera ko papa yamutesheje igihe kinini amusezeranya ko bazakorana business. Njye ubwo aho nari nicaye nari numiwe, nabonaga ukuntu Bertin yahangayitse kandi ababajwe n'imitungo itari iye, nkabona ko uko biri kose yamaramaje kwinjira mu busambo. Ubwo kandi mwibuke ko polisi yari irimo kumushakisha, ariko ntawe uzi aho ari. Bertin yahise ajya iwabo, ajya kuzana impapuro zivuga ko yaguze ubutaka bwa papa, bigaragara ko na papa yasinyeho. Tubajije papa niba koko yarasinye kuri izo mpapuro, avuga ko atazi uko byagenze, kubwo wasanga Bertin yarazimusinyishije yasinze. Bertin yavuze ko ibyo bitamureba, ko ahubwo bugomba gucya tuva mu mitungo ye, ariko bitaragenda. Ababyeyi banjye basigaye bahangayitse, ariko mbabwira ko Bertin adakwiye kubahangayikisha, ko hari amategeko n'ubuyobozi. Ubwo njye na papa twahise tujya kureba umuyobozi wo mu gace k'iwacu, tumutekerereza ibya Bertin. Atubwira ko araza mu gitondo tukabisubiramo na Bertin ahari. Ariko ubwo yabivugaga narebye mu nzu mbona hicaye umuntu wambaye inkweto zimeze nk'izo Bertin yari yambaye umunsi twajyaga i Kigali, ariko sinabyitaho. Bukeye umuyobozi yaje azanye na bagenzi be bamwungirije. Bertin nawe yahise ahagera mu kanya gato. Urubanza rwaratangiye,
Papa avuga ko uwo musore ukiri muto witwa Bertin ashaka kumuguza isambu ye yifashishije inyandiko yamusinyishije yasinye. Bertin yavuze ko yahaye papa amafaranga angana na miliyoni 5 ngo amuhe isambu yose. Gusa papa bihakana avuga ko yabimukoresheje mu buryo bw'amayeri. Ntibyatinze abayobozi batanze umwanzuro ubabaje cyane uvuga ko Bertin agomba guhabwa isambu yaguze kubera ko afite inyandiko zibigaragaza. Ibyo byanyibukije ko noneho nabonye ku munsi wari wabanje yari Bertin koko. Ibyaberaga aho byose bikaba byari akagambane. Papa yabajije Bertin aho abatangabuhamya banditse bagaragaza ko isambu yaguzwe. Bertin asubiza ko ibyo bitagikora muri iki gihe. Tukiri muri urwo rubanza, Marshal yahise ampamagara ambaza amakuru y'uko ibintu bimeze mu cyaro, mubwira ibyo Bertin ashaka kudukorera. Marshal yambwiye ko hari nimero bamuhaye afunguwe, bakamubwira ko azazihamagara umunsi yamenye amakuru y'aho Bertin aherereye. Yambwiye ko agiye guhamagara abapolisi bo mu mujyi nabo bagahana amakuru n'ab'iwacu. Ubwo nasubiye mu ruhame ngo nkurikirane uko bikomeje kugenda. Nari mpagaze inyuma ya Bertin ngo nafashe telefone ye ngo asome ubutumwa, ariko ntiyari azi ko ndeba muri telefone ye. Natunguye no kubona nimero imwandikiye ari ya Marshal twavuganaga mu kanya. Ubwo ngira amatsiko yo gusoma ibyo mwandikiye, ndebye mbona namwandikiye ngo ayo mafaranga uri gushaka yareke, ushaka kuzimira mu minsi mike kuko uwo musore we wanyu nureba nawe araguteza polisi. Ikindi kandi umura ndamwifitiye kuko muri iyi minsi ari kuba iwacu. Ubwo tuzamukoresha muri bya mbi twapanze ubutaha, ariko mbere ya byose koresha uko ushoboye ucike.